tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Tugiye kureba amagambo magufi hano mu byakozwe n'intumwa 23 umurongo wa 4. Aravuga ngo abahageze aho bati uratuka umutambyi mukuru w'Imana. Pawulo ati bene data, sinarinzi ko ari we mutambyi mukuru, kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe. Maze Pawulo amenya yuko igice kimwe cyabo ari icy'abasadukayo, ikindi akaba ari icy'abafarisayo. Avuga cyane mu rukiko ati, bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ibyanzanye muri izi manza nibyo niringira kuzabona, ari byo kuzuka kw'abapfuye. Yesu atugirire neza. Turimo turavuga ngo wakora iki mu gihe ugeze mu babisha. Mbere ya byose turabanza kumenya ngo umubisha ni iki. Umubisha cyangwa se umwanzi wawe mu gihe ugeze mu banzi, mu gihe ugeze mu bakurwanya, ni iki wakora kugira ngo ugume uri stable, udashobora guhindagurika, ngo ubashe guhindurwa n'abo babisha bari imbere yawe? Ni iki wakora? Icyambere ushobora gukora, ikintu cyambere ushobora gukora ni ukurinda aya maso yawe, kuko aba babisha baba ari benshi imbere yawe. Mu kurinda aya maso yawe rero, Imana ishimwe, umunsi umwe ubwo Yesu abantu bazanye umuntu bari bafashe ari gusambana, bashaka kumutera amabuye. Iyi foromire Yesu niyo yakoresheje, atangira kwandika hasi ibyaha by'abantu. Noneho babanzi bari baje gutera Yesu, ariko kandi bitwaje umugore, batangira kwibaza impamvu atari kureba amabuye bafite n'igitsure bari kumureba, ngo akore ibyo bashaka ko bakora. Ingaruka za mbere ziba ku muntu wananiwe kurinda aya maso ye, icyambere bituma ahindura ibyari biri mu mutima we, agasohora ibindi bitari mu mutima we, bitewe n'ibyo abona bimukikije. Iyo ukoresheje iyi ntwaro rero yo kurinda amaso yawe mu gihe wugarijwe n'ababisha, bituma umutima wawe ugumana ubudahangarwa bwawo no kwizera kwawo guhagije. Icyo ni icyambere. Noneho ibi bintu bishobora gutuma ushobora gukoresha intwaro zimwe mu zo ababisha baguteje, kubera ko iyo babonye utabitayeho ku gitsure bari kukureba, ahubwo bakabona muri wowe urakomeye, benshi bahindurwa nawe kandi utavuze. Kuko iyo batangiye gusakuza bagusakuriza, muri kwa gusakuza kwabo kubera ko utuje cyane,
ubona igisubizo cyiza kandi gikwiriye kikabasha guca intege abo babisha bawe. Iyo ni intwaro ya mbere kandi ikomeye cyane ishobora kugukura mu kaga mu gihe uri mu babisha bawe. Muri iki gihe rero n'iki twabigereranya nacyo? Abakristo ushobora kuba uri mu rugendo, noneho ababisha bawe bakakugotesha ibintu bitandukanye, ari byo bibazo bitandukanye. Hari umuntu umwe wahishuriwe, amaze guhishurirwa ararimba aravuga ngo aho kubwira Yesu ko ufite ibibazo, ahubwo bwira ibibazo ko ufite Yesu, kubera ko Yesu uri muri wowe afite imbaraga, afite ubushobozi. We mbese yifitemo kuba yarema icyatakaye kikaboneka. Bani tugirire neza. Uyu muntu rero iyo urangamiye kwa kubwira Yesu ngo dore dore ndugarijwe, ababisha bawe baba babonye inzira yo kugutera. Kubera iki? Wa muntu ukurimo baba bazi ko ari muri wowe. Iyo babonye utangiye guhuzagurika rero, basobanukirwa ko neza wa muntu nawe utamwiringiye. Nyamara iyo barebeye kure babona umwiringiye, ariko muri ako kanya kubera ko udahagaze neza, bakaba bahishuriwe ko wa muntu mutari inshuti. Icyo rero kigatuma bagutinyuka, bakakwegera, bakagukoraho. Mani tugirire neza. Nta na rimwe ushobora gutsinda urugamba, nta na rimwe ushobora gutsinda ababisha mu gihe cyose wakomeje kubahangaho amaso, mu gihe cyose warebye ku cyubahiro cyabo. Icyo gihe ntabwo ushobora kurenga uwo murongo. Ariko igihe cyose uzareba ibiri muri wowe, ukirinda kureba kiriya kivuzwe cyangwa se ukivuze cyangwa umwanya ahagazemo, bizagufasha gutsinda ababisha kandi wikomereza urugendo neza. Ibi bintu byigeze kubaho ku muntu witwa Daniyeli, igihe abanzi be cyangwa se ababisha be babonye hari ibyo abarusha, bigeze aho bamugirira ishyari. Bamaze kumugirira ishyari, baravuga bati ese niki cyatuma, mbese niki twe tumurusha? Kuko umubisha abanza kuzana icyo akurusha. Ashobora kuzana icyubahiro, ashobora kuzana amafaranga, ashobora kuzana ubutunzi. Ibyo byose ni ibintu umubisha ashobora kuzana, kuko we nibyo yiringiye muri we. Iyo abonye rero bya bintu utabyitayeho, akoresha strategy zishoboka zose ku buryo uri bubirebeho. Nawe rero iyo umaze gusobanukirwa ko ibyo bintu uwo mubisha azanye ari ukugira ngo ubirebeho, numara kubirebaho abona aho ahera gutera ubwoba. Iyo utabirebyeho ubasha kwikomereza neza ukagera aho ugomba kugera. Mani tugirire neza. Daniyeli rero ngo aba babisha be bari bazi ko we ashobora kuba afite icyizere mu mwami, uwo mwami wari uri imbere yabo, uwo mwami Nebukadinezari. Bitewe n'iki? Babonaga Daniyeli amutonnyeho cyane, bagira ngo uyu Daniyeli yafashe Imana cyangwa se ibyari bimurimo icyamufashije kugira ngo agere muri uwo mwanya. Bagira ngo ni uwo mwami Nebukadinezari, bagira ngo niwe yiringiye. Noneho bo bamenye ibanga ko
Daniyeli ahantu abikura ari ugusenga Imana. Baravuga bati noneho reka dushake ukuntu dushobora kumuyobya. Nabona uyu mwami kuko azi imbaraga ze, kuko azi icyubahiro cye, kuko azi igitinyiro afite, turabasha gutuma ava muri uriya mwanya yari arimo. Daniyeli rero arangije, we aho kugira ngo atakaze ikimurimo, ahubwo yongera ubushobozi bw'ikimurimo. Mbese ubushobozi bw'ikimurimo yabwongereye ate? Iyo utindanye n'ikintu cyane, nacyo kikwiyumvamo. Sinzi niba munyumvise neza. Ni ukuvuga ngo iyo utindanye n'ikintu cyane, urushaho kwiga imico yacyo, ugasobanukirwa n'ubushobozi gifite. Daniyeli rero niba yaramaraga amasaha 12 ku mwami, ahubwo yongera ibihe byo kubana n'Imana, kuko ariyo yamugejeje ku bwami. Imana kuko ariyo yamuhishuriraga iby'ubwami, ahubwo ahagarara neza, yirinda kureba ku mwami, yirinda kureba ku cyubahiro yamuhaye. Daniyeli rero iyo aza kureba ku mwami, ese niki cyari kumubaho? Yari gutakaza ubushobozi bw'Imana bwari buri muri we. Ariko uyu Daniyeli kugira ngo adatakaza ubushobozi bwari buri muri we, bw'Imana yari iri muri we, yarakomeje, yirinze gutekereza ku nabi umwami agirira batamwumviye, ahubwo yiringira Imana yagendanaga nawe ibihe byose. Kuri iyi etape rero yo guhisha amaso yawe, twasomye kuri uyu mugabo witwa Pawulo. Pawulo tutaramugeraho neza, reka tubanze turebe ese uku guhisha amaso yawe bizagufasha iki? Bizagufasha gusesengura ubona igisubizo cyuzuye. Iyo wicaye ahantu hatuje mu cyumba cya wenyine, utekereza byinshi kandi ukabibonera n'igisubizo. None uyu Pawulo rero ngo aza kumenya ko ari abafarisayo, kandi abafarisayo hari imyizerere bari bafite. Ako kanya muri we ahita abona igisubizo. Bishatse kuvuga iki? Mu gihe wugarijwe n'ababisha kubera ubwinshi bwabo, iyo ubarebye cyane ufatwa n'ubwoba. Wamara gufatwa n'ubwoba, wareba hirya no hino ukabona ntaho guhungira ufite. Icyo rero kikaba gishobora kuba ari intwaro ya mbere ishobora kugusha mu mutego. Mu gihe wugarijwe n'ababisha, ugomba kurinda gukora ibishoboka byose kugira ngo urinde umutima wawe, gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo urinde ibitekerezo byawe, gukoresha intwaro zose zishoboka kugira ngo muri wowe urushaho gukomera. Twababwiye urugero rw'uyu mugabo Yesu. Iyo aza guhangama, yaza kwita kuri aba babisha be bari bari iruhande rwe, ntabwo yagombaga guhishurirwa. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biragereranywa no kuba mu mwanya wo gusenga.
iyo urimo gusenga haboneka guhishurirwa n'Imana. Iyo ubaye mu mwanya wo guturiza Imana haboneka igihe cyo guhishurirwa ibisubizo ugomba kuvuga. Kuko Yesu aka kantu yasanye nuko abwiraho abantu, arababwira ngo niba bakurubanira mu masinagogi bakabajyana mu nzu z'imbohe babampora, ntimuzibaze ngo mbese turasubiza iki, kuko umwuka wera azabaha gusubiza muri icyo gihe muzamugezemo. Bishatse kuvuga ngo mukwiriye kuba maso cyane muri uwo mwanya kugira ngo umwami Imana abaha ibyo gusubiza. Kandi ibi byo gusubiza nta handi biri buturuke, biraturuka muri uwo muntu uri muri mwe. Ariko igihe cyose muzaba muri hanze y'uyu muntu uri muri mwe, ntabwo muzabona ibisubizo bikwiriye. Wakora iki mu gihe wugarijwe n'ababisha? Wakora iki mu gihe wugarijwe n'ababisha? Indi ntwaro ya kabiri rero, tumaze kuvuga ku ntwaro yo guhisha amaso, ni ukubatumbira ariko utabitayeho. Mbese ni ukureba umuntu ariko utari kumureba. Mbese ibi bishatse kugereranywa n'iki? Kureba umuntu ariko utari kumureba, kureba umuntu ariko utamwitayeho. Iyo urebye umuntu utamwitayeho, witaye ku kiri muri wowe, muri kwa kumureba urimo urashaka igisubizo gikwiriye, ariko uri kugikura muri wowe kugira ngo ukimuhereze. Urimo uramwitegereza ariko ntabwo umwitayeho, ahubwo witaye ku biri muri wowe. Iyi ni intwaro ya kabiri izagufasha mu gihe uri mu babisha, kwikura mu babisha. Mana itugirire neza, kuko tubishyize muri ubu buzima busanzwe, iyo witegereje umuntu cyane agira ubwoba akavuga ati uriya muntu ashobora kuba nzi, agahita yitekerezaho ikosa afite, agahita avuga ati uriya muntu ashobora kuba agiye kuvuga ikosa ryanjye muri aba bantu. Icyo rero kikaba intwaro ya mbere. Ikindi, ashobora kuba ari kuvuga ati uriya muntu kuba ari kundeba cyane, ashobora kuba hari ikintu agiye kunkoraho kibi cyane gikomeye, kuko urimo uramureba utamwitayeho, ari kugutera ubwoba ariko ntumwitayeho, ari kugukanga ariko ntumwitayeho. Imana itugirire neza. Wowe iki cyo uhanze amaso, icyo ushishikajwe nacyo ni ukurinda ikiri muri wowe. Amaherezo uzanesha nta kabuza. Yesu atugirire neza. Muri iki gihe rero uzaba uri muri uru rugendo rugusaba gutekereza cyane, ni gute nakwikura muri iki kibazo? Ese mu ntwaro mfite ni iyihe ntwaro nakoresha? Nukoresha izi sitarateji, reka tube tuvuze kuri izi ngizi ebyiri gusa, nta kabuza aba babisha bawe bazaguhunga, kuko ntacyo kubaramira bazaba basigaranye. Bagutera bazanye intwaro zishoboka kandi zikomeye.
iyo babonye ntacyo zimaze rero nta kabuza baraguhunga kuko batazi ikikurimo, batazi ikikurimo. Mbese kureba ibyaha byabo Yesu ari kwandika hasi bigereranywa n'iki? Bivuga ngo Yesu yafashe ibitekerezo by'aba bantu bari bamuteye, aho kugira ngo ibitekerezo bye bibajyeho, ahubwo ibitekerezo by'aba bantu bari bamuteye bimuzaho, kuko bari bari kwitegereza ngo mbese ari gukora iki. Akantu wakumvise ni ukuvuga ngo Yesu yafashe ibitekerezo by'abari bamuteye, aho kugira ngo abamuteye bafate ibitekerezo bye. Niki gituma umwanzi wawe abanza kuzana ibintu bigaragara bifatika imbere yawe? Nuko aba agira ngo ubyiteho muri uwo mwanya wafashe wo kubyitaho, amenye intege nke zawe aho ziri. Mu gihe rero uzaba uhagaze neza, ukomeye ku kiri muri wowe, ukomeye ku cyo ufite, azabura aho aguhera, kubera ko akantu gato azakoresha azajya kubona abone uhise ubona igisubizo cyihuse. Dufate urugero rw'abantu bari mu rukiko. Iyo uri mu rukiko ukavuga amagambo menshi, ubura igisubizo cyo gusubiza. Ariko iyo uri mu rukiko ugatuza, ukandika, iyo ubajijwe, kubera ko nta kajagari kari mu mutwe wawe, ubasha gusubiza neza kuko wamanje kumenya kurinda ibitekerezo byawe. Mu gihe rero ugeze mu babisha, menya kurinda ibitekerezo byawe. Ikiri muri wowe igiha imbaraga kurushaho, ikiri muri wowe giha umwanya kurushaho. Kuko uyu Daniyeli uko kongera gusenga, ahubwo agasenga gatatu ku munsi, biragereranywa no gufata uyu mwanya wawe ukawubyaza umusaruro mu gihe wugarijwe n'ababisha. Ababisha bawe ntabwo ari abantu gusa, turwana n'imyuka mibi itagaragara. Iyi myuka mibi rero itagaragara ikoresha ibifatika bikaza imbere yawe, kubera ko yakoreye ahataragaragara ariko ntiwabitaho. Noneho bakoresha ibifatika, bakoresha indwara, bakoresha ubukene, bakoresha igisuzuguriro, bakoresha ibintu bitandukanye. Mu gihe wugarijwe n'ababisha rero, menya kurinda amaso yawe, umenye kurinda ibitekerezo byawe, uzabona igisubizo gikwiriye kigukura muri abo babisha. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu Pawulo yabanje kurinda amaso ye, bigereranywa na gutega amatwi aba bantu bamushinjaga. Noneho muri uko kuvugavuga kwabo hahita hazamo ko iby'abafarisayo. Muri uwo munota rero Pawulo ahita amenya neza ko babana ari abafarisayo. Mbese abafarisayo bigenda biti? Bakunda iki? Banga iki? Ngiyi intwaro yahise iboneka ako kanya, ariko muri uyu mwanya
Pawulo iyo ataza kurinda ibitekerezo bye ntabwo yari kubona igisubizo gikwiriye cyo gusubiza abana bantu, ahubwo iyo ari guhugira mu by'abarambeshyera aragira gute bitewe n'iki? Arimo arabona inkota imbere ye, arimo arabona abasirikare imbere ye, agahita atekereza noneho ikigiye gukurikiraho nyuma y'icyo gihe, bigatuma ava mu mwanya we. Ariko kurinda umwanya we byamufashije kumenya n'igisubizo gikwiriye. Muhagarare neza, umubisha wawe ntacyo yakugira kuko umuriro ukurimo uraruta umuriro uguhagaze imbere, ariko we ntabwo urimo kuwubona. Umuriro uri muri wowe uraruta uyu muriro wazanywe n'ababisha. Rero ababisha barashaka ko utamenya kurinda uyu muriro uri muri wowe, uhuzagurike, bityo hagira ibyumba bimwe ufungura byinjiramo umuyaga, wa muriro wawe ubashe kuzima. Numara guhuzagurika, hari amadirishya utari bufunge. Aya madirishya rero nunanirwa kuyafunga, hari ibiri bwinjiremo bijye kuzimya umuriro wawe. Numara kumenya kurinda umuriro ukurimo, umuriro uri imbere yawe ntabwo uteye ubwoba n'iterabwoba. Mana itugirire neza. Rero ufashe urugero rw'icupa ribonerana cyangwa rw'ikirahuri, ugashyiramo nk'ikintu nk'ibigori, inkoko iraza ikabyegeraho bikaba biri hamwe, ariko iyo idonzeho ntabwo ishobora gufata cya kigori. Nyamara iyi nkoko irimo iratera ubwoba cya kigori. Iyo gishigutse rero kikegerayo, iri cupa rishobora kugwa hasi rikameneka, kandi umunwa w'iyi nkoko nta bushobozi ufite bwo kumena iri cupa. Uburinzi bukuriho rero buzamenyekana numara kumenya kwirinda no kurinda ikikurimo. Ubwo burinzi ni bw'ababisha bawe bazabasha kumenya uburinzi ufite uko bungana, kandi nibamara kubusobanukirwa, erega burya baguteye kuko bakwibeshyaho, ntabwo bazi ubushobozi buri muri wowe. Baje gutata ariko banatera. Mu gihe ugeze mu babisha rero, menya kurinda ikiri muri wowe kuko nicyo bashaka kumenya, kandi iki kiri muri wowe kiraturikira muri bo kibagezemo hagati, nikimara guturika kirabasandaza. Ariko wowe urashaka kugituritsa kikiri kure, ababisha bakiri kure, kandi aba babisha bakugose ni benshi. Nugiturikiriza kure rero, bariya babisha batarakwegera bose ngo bakugote, kizafata bamwe ariko abandi ntikizabafata. Bizagusaba kongera kujya mu bubiko ujye gufata izindi ntwaro, kandi ntuzabona aho unyura kuko bazaba kugose imbere n'inyuma, impande zose bakugose. Icyo gihe ntabwo uzabona aho unyura. Menya gukoresha rero iyi bombe yawe, ifite imbaraga, ariko nuyikoresha mu gihe kitari icyayo
ntabwo izabasha gukora akazi kayo. Wirinde kubangamira ikikurimo, ahubwo gikore, kireke gikorere mu gihe cyacyo, uzabasha kubona ihirwe rinini. Imana itugirire neza. Uyu Daniyeli iyo aza guterana n'aba bantu amagambo, akirukanka akajya kuri aba bantu, ariko murashakaho iki? Ntabwo byari kumuhira. Ariko nyuma yo koherezwa mu rwobo rw'intare, yavuyemo ababisha be bose barangiye. Saduraka, Meshaki na Abedenego nyuma yo gushyirwa muri uyu muriro, ababisha baraza baragota ngo barebe uko byagenze. Nta wundi mubisha bongeye kubona iruhande rwabo. Mutegereze ikibarimo giturika ababisha bamaze kubagota impande zose, kandi murasabwa kugicaginga cyane, ari byo bigereranywa no kurinda aya maso yanyu mu gihe muri imbere yabo babisha. Muzanesha nta kabuza. Imana iduhana umugisha kubw'akanya tumaranye, kandi bagirire neza, ibahe gusobanukirwa kurushaho, kugira ngo mubashe kumenya intwaro mushobora gukoresha mu gihe mugeze muri aba babisha. Imana ikurinde.